Musaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo, niwo tuneshereza we. Ku musaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo, niwo tuneshereza we. Ku musaraba niwo bendera ryacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo, niwo tuneshereza we. Musaraba wa Yesu, musaraba niwo bendera mana we ryacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo, niwo tuneshereza. Imana ihimbaze mu izina ry'Isanzarete. Kongera shimira Imana igitondo cy'umugisha bitewe n'igihugu urimo. Dushimira Imana yaturinze imyaka itambutse n'amezi. Imana ibishimirwe. Dushimiye ko Imana twongeye kuramuka amahoro. Imana ibishimirwe. Dushuje mwese mugende mukurikirana ijambo ry'Imana kuri channel Bitabo by'Imana TV. Imana baha umugisha mu bihugu bitandukanye, abumva Ikinyarwanda. Yesu abagirire neza, baha umugisha mu izina rya Yesu. Imana ihimbazwe. Inshuti zacu mwese turabashuhuje, twifuriza amahoro y'Imana kuri mwe mwese n'imiryango yanyu. Imana ihimbazwe. Rero umusaraba w'ibendera ryacu twebwe abakijijwe, twemeye n'isoni zawo, ariho Yesu Kristo wabambwe ku musaraba yambaye ubusa. Ego, ntabwo yabambwe yambaye ubusa kubw'ibyaha byanjye nawe, ariko Uwiteka bishimirwa duha Yesu kugira ngo tubone ubugingo bw'iteka ryose. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe. Kadusenge dushima Imana yabanye namwe kabana natwe, ihimbazwe. Yatwongeye umwuka kubaho, ibishimirwe ye isumba byose mu ijuru. Reka dushime Imana dusenga, ubundi tugaruka ku ijambo ry'Imana yaduteguriye. Imana ihimbazwe cyane. Mana nziza usumba byose Uwiteka, tugishimiye ko wongeye iminsi yo kubaho ubugingo bwacu n'ubuzima tutari beza. Warinze igihugu cy'u Rwanda, warinze Abanyafurika n'Abanyaburayi, turabigushimiye. Muri cya kubana natwe Nyagasani Yesu Kristo, weza ubugingo bwacu, wongere uduhe imbaraga zo kunesha, weza ubugingo bwa benshi Nyagasani utuye mu isi, kuko uri Imana yera kandi ikiranuka muri byose. Himbazwe. Duheje imbaraga z'imyuka mibi yose mu izina ry'Izorete. Turakwinze ubutatu bwawe bukomeze kugaragara ku bugingo bwacu, Mwuka wera akomeze kutubana no tuganza, imbaraga zawe lezo enema zitubonekemo. Imana ihimbazwe. Iyi ni umwanya w'ijambo ryawe Nyagasani Yesu, ukomeze ubugingo bwacu ubane natwe. Ijambo ryareze guhemba ubugingo bwa benshi, rikomeza abacitse intege mu rugendo kandi ryubake benshi ubugingo bwabo. Ngo turakwinze kubana natwe Nyagasani, Mwuka wera tuyobore. Tubyambaje byose mu izina rya Yesu Kristo Yesu. Amen. Imana ihimbazwe. Umusaraba w'ibendera ryacu twebwe abakijijwe, ubwo abataracujwe ntago nzi ikibaneshereza, yabura ubwenge bwabo cyangwa ibindi, ariko twebwe abakijijwe tuneshejwe n'umusaraba. Umusaraba ninde? Ni Kristo Yesu. Muri yaririmbye umusaraba ry'ibendera ryacu, yavugaga Kristo, kuko Kristo niwe wabambwe ku musaraba, ahinduka incungu y'umusaraba ku bugingo bwanjye nawe. Imana ibishimirwe. Ntabwo yaririmbaga kiriya giti
ahubwo Yesu niwe bagishanye ku giti cyo kubambwa, ariko kugira ngo tuzabone Imana Data rurema kandi ubugingo bwacu bw'ubuzima Imana ihimbazwe. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana iminota mike Imana iduhaye cyangwa umunsi Imana itwongereye. Tuvuga ngo haracyari inzira y'ubutabazi ku Mana. Haracyari inzira y'ubutabazi ku Mana. We wari utakaje ibyiringiro, ubona hepfo nta ruguru, mu ijuru haracyari inzira z'ubutabazi. Ku Mana isumba byose haracyari inzira. Tuvuga ngo amen. Reka dusome igitabo cya Yobu. Igitabo cya Yobu ibice 14. Usanga muhasoma ibice 7 umurongo wa 7 nako. Ibice 14 Yobu umurongo wa 7. Aravuze ngo erega hariho ibyiringiro iyo ku giti gitemwe cyongera kigashibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, igizizi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi kirongera kigashibuka, kigatoha nk'igiti kiri kito. Ariko umuntu iwe yapfa akagendanira ko, nukuri umwuka w'umuntu ugahera, ubwo akaba ari he? Arona akabazo. Dusome ikindi gitabo hano, gitabo muri Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana bwa Yesu Kristo, ibice 5 umurongo wa mbere. Havuze ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 45, 38 amugaye. Hanyuma y'ibyo habaye iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo bw'intama hariho kidendezi mu Heburayo bwitwaga Bedesida, cyariho amabaraza 5. Ayo mabaraza hariho abarwayi benshi, hariho impumyi, ibirema, abanyonyotse, bari bateganyije ko amazi yihinduriza, kuko hari rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujya muri ayo mazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yose. Imana ihimbazwe. Iyo ariyo yose. Hariho umuntu ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye. Murabyumvisha neza? Yesu amubonye. Abantu barakubonye ariko ntacyo bakumariye. Uyu munsi Yesu akubone mu izina rya Yesu. Ndafashijwe. Ku murongo wa 6 aravuze ngo Yesu amubonye. Imana ihimbazwe. Imana itubone mu izina rya Yesu. Yesu amubonye aryamye, amenye yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese washaka ko nkugirira iki? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, sifite umuntu ujugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije ukiza, undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Muvuge mwese ngo amen. Imana ihimbazwe cyane. Nayo magambo tujya kuganiraho iminota mikeya kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Kadusorezere undi murongo hano mu Befeso ibice 3 umurongo wa 6 umurongo wa 20.
Aravuga ngo ntukibasha gukora cyane bita cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibe icyayo no mu itorero muri Yesu Kristo kugeza iteka ryose nihe bidashira. Muvuga ngo amen. Ngaho ngoko Imana ibishimirwe yatwongera iminsi yo kwa Imana ihimbazwe. Nkunda gushima Imana ko iki ntago tubeshejweho nuko umuntu ukware cyangwa n'icyari cyo, ahubwo tubeshejwe n'ubuntu bw'Imana. Rero uzagira muka twishimira Imana cyane yakuramukije kuko arabibeshe baba bataramutse. Ntabwo twishimire ko abandi bataramutse, ahubwo twebwe tuba twibaza ni ukubera iki twebwe yaturamukije kandi turi babi kandi abeza benshi babagiye. Rero nagushimira Imana uvuge ati mwami nubwo wandinze ndi mubi, ndagushimira ko wandinze kandi ukanye iminsi yo kubaho nakwiriye. Ugushimira Imana kubw'urukundo rwayo bwatumye urokoka amahoro ukagira ubuzima kandi byahigaga ubuzima bwawe byari byinshi. Imana itugire neza. Reka tugaruke ku ijambo ry'Imana. Iyo bavuze ijambo ryiza rikomeye aravuze ngo haracyari ibyiringiro. Igiti cyatemwe cyongeye kigashibuka. Ntabwo nzi byagutemye mwene data, uhereye hose, uburwayi bwagutema, ibigeragezo byagutema, ingorane zagutema, buri wese afite ibyamutemye. Kandi nk'uko igiti gitemwa ntabwo cyongera kuba kirekire, hasigara igisensi cyacyo. Imana itugire neza. Iki cyinsi rero gisobanura umuntu uri mu buzima bw'ubusuzugurwa, mu buzima mbese busuguritse, mu bibazo afite nta umwitaho. Ariko Yobu aciye uno mugani utoroshye ngo haracyari ibyiringiro. Yobu yaratemwe arahunga, ahombwa na Satani aramuhombya, imitungo ye iragenda, abana baragenda, umugore we ahinduka umupfapfa aramwihakana ati wakwihakanye Imana yawe. Imana isumba byose irengera abagabo bafite abagore bameze nk'abo. Abagore bababwira ati mwaretse iyo Mana yanyu igihe mwasenge mwabonye iki? Hari abantu bateye gutyo rwose bapfapfa bareze. Kuko Yobu umugore yaramubwiye ngo ariko uracyakomeje gukiranuka. Kuvuga ngo si ubwa mbere umugore yatangiye kumubwira yuko yaretse Imana ye cyangwa amucunaguza. Uhora abantu bacunaguza abandi kandi basengana. Cyangwa babana kagucunaguza pe, kabose dusangiye Imana, afite undi mwami nawe afite undi mwami bikakuyobera. Kandi koko Satani asigaye aricitse mu bantu benshi kugira ngo agushe benshi. Ariko Yobu yihagazeho igana no ku Mana ye, arayihamiriza avuga ngo haracyari ibyiringiro. Avuga ngo ese Imana iduha ibyiza ntituzayishimira, n'ibintu byo bya ntabwo tuzashimira? Kuko nire mu mucyo no mwijima byose irabishoboye. Nirema amahoro n'amakuba. Muri Yesaya biranditse iyo basize umugore we tuvuze umugore umupfapfa, abapfapfa baragwiriye, Imana ibarengere. Ibavana mu bupfapfa bwanyu, baho ubwenge buzima, baho ibitekerezo bizima byo kumenya kubaha Imana mu gihe gikomeye n'igihe cyoroheje. Ngo haracyari ibyiringiro. Ibi byiringiro rero ni ibyo kumenya ko ku Mana hakiri inzira y'ubutabazi, hakiri ubugingo buzima. Bene se ba Yobu n'inshuti ze bari baramuvuyeho, bamuhanze amaso ngo rebe amaherezo ye. Sinzi abaguhanze amaso mwene data uko bangana, ariko haracyari inzira ku Mana y'ubutabazi. Imana ibishimirwe. Iyo abantu bamugarukiye, Imana imaze kumutabara,
ngo yamukubishure iya kabiri kurusha ibya mbere yahombye. Ndogo bihumbi nk'ibihumbi bimuha n'abana beza kurusha aba mbere. Mvuga ngo amen. Haleluya, haleluya. Icyo giti ngiye cyumvisha amazi asobanura imbaraga z'ubugingo. Haleluya. Kirongera kigashibuka kikagira ibitontome. Mbese kigashiba ibitontome n'ibibabi bishishe. Haleluya. Nubwo wakokotse, Imana ishaka kumezaho amababi mbese ishaka kuremera ubuzima bugaragara bufite ishusho, bugingo bufite imbaraga, wongera igira ibyiringiro ku Mana. Iyo abantu batakaje ibyiringiro rero bapfa bahagaze. Ibyiringiro ku Mana nibyo bitunga ubugingo. Iyo abantu batabifite ubugingo bwabo buranehebera cyane, buhura n'akaga gatoroshe, buhenebere buraza mu bantu. Abantu batewe n'ubwoba ibyo RDB yashizeho by'amadini, amategeko agenga abakozi Imana, amatorero n'amadini. Ubwoba bwatasha abantu batandukanye benshi mu gihugu. Biraba ngo nta kiyogora umugambi w'Imana. Iyo warahamagawe na Kristo uzamukorera. Ubwo iyo wahamagawe n'abantu cyangwa warihamagaye, nushaka wisubire rwose ugenda hakiri kare, ntabwo wabivamo. Ariko nyiri umurimo arahari. Amabwiriza agenda akangara, benshi baza bishe mutaka w'umurimo w'Imana kugira ngo Imana igosore neza izashyire ku murongo ibyayo. Nkuko leta igomba gushyira murongo ibyayo bishinzwe. Nta kanyuzemo. Rero haracyari ibyiringiro. Ndavuga ngo nimuterwe n'ubwoba, ahubwo mukizwe kurushaho, dukizwe kurushaho, tugere murongo Imana ishaka, naho ibindi nyiri umurimo arahari. Nyiri umurimo arahari. Ngiye ataje umurimo nizawusohoza, kandi iyangaje abakozi isumba byose mu ijoro ifite uko umurimo uzakorwa. Biravuga ngo nta muntu wavana n'akanyaguti na kamwe ku byanditswe w'ijambo ry'Imana, ahubwo isi yose ijuru byashiraho. Oro kugira ngo icyo Imana yavuze kivwaneho. Rero iyo bavuga ijambo byiza y'ibyiringiro, iki giti cyumva amazi kikagira amashami n'ibitontome cyaratemye, yaba ari wowe yaba ari njyewe, nakongera kugira imbaraga z'Imana, nkagira ibyiringiro byo gutabaza ko Imana itabara. Iyo abantu batakaje kwizera, ibyiringiro byabo biratakara. Imana dufashe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Yohana, igitabo cya Yohana ibice 5 umurongo wa mbere, ngo Yesu agiye Yerusalemu, sanga umuntu umaze imyaka 38, ntago nzi bimaze mwere data, yaramugaye. Hari ikidendezi muri Yerusalemu cyazaga abarwayi batandukanye. Ntago nzi iha imyaka umaze utegereje inzira z'Imana, ariko Yesu yavuze ngo yarabibonye. Haleluya, haracyari ibyingiro. Iyo umuntu ngo yabuze kirengera, abatambyi bayi bahari, abahanuzi bahari, abakomeye bahari, ingeri zose zihari, ariko habuze umurengera, habuze umutabara. Imana itagutabaye nta wakurengera, Imana itakwibutse nta wagutabara. Haleluya, haleluya. Ngo hanyuma y'ibyo hashize iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu. Imana ize ku buzima bwa mwene data. Haleluya, haleluya.
ku kidendezi kitwa Bedesida hariho amabaraza 5 ntabwo nzi baraza uriho Yesu aragusangaho. Moridekayi ku irembo, Imana yamusanze ku irembo ariko umugira neza iramutabara. N'ubure ntabwo nzi baraza uriho ry'uburwayi ngo hariho abarwayi benshi. Mwene data ibigeragezo ni byinshi, amakuba ni menshi muri benshi, ariko Imana nawe yakugirira neza. Ineza ye, ineza ye narayibonye ababisha bangose we. Uyu muntu yabonye ineza y'Imana, imyaka yararwaye yari myinshi. Ntabwo nibaza wenda ko atasengewe. Imyaka 38 myinshi arwaye yaramugaye. Yesu areba hari, Imana ihari. Igihe umuntu ahora n'ibigeragezo rero ngo Imana ibahe. Igihe maye ndwaye, igihe maze bimeze gutya, Imana iriho koko, irahari rwose. Igihe maze shaka urubyaro, igihe maze shaka ibingibi shaka akazi, ABCD ashyira urutonde byinshi ibibazo afite. Kavuga ati Imana ibahe koko. Ntajyari nka Yesu na data twese mwese. Haleluya. Kuremoza hari uburwayi bwinshi, abafite impumyi, abarwayi buhumyi, abanyunyutse, abarwayi ngo benshi. Noneho marayika yazaga rimwe na rimwe akajya muri mazi ngo yihindurije, uwamanukaga agatanga undi niwe ahita agacira direct ibibembe bijyanye n'indwara. Haleluya, haleluya. Kandi indwara yose ngo yarakiraga, indwara yose. Uwatanga ngo undi kugeramo amazi yihindurije, indwara yose ngo yarakiraga. Imana ihindura ubuzima bwawe, kuko igihe umuntu ajya mu buzima bw'ibigeragezo bikurikiranye bigashorerana n'umurongo wabyo. Ejo haza ikindi hakurikira ikindi, ejo haza ikindi hakurikira ikindi, mbese bigashorerana. Ariko Imana ihindure mu izina rya Yesu. Ubwo buzima burimo bw'ibigeragezo bisimburana, Yesu akiri icyo abikoraho. Nuko Yesu arizira rero, Imana yizire. Haleluya. Abantu barakubonye byo nta cyahindutse, byakomeje nk'ibisanzwe gumina ubumuga bwawe cyangwa uburwayi ufite n'ibigeragezo, ariko Yesu yizire. Gatanu havuze ngo hari umuntu wari ufite indwara, kandi urumva bari benshi, ariko Yesu yita ku muntu ngo hari umuntu. Hari umuntu Yesu akeneye, hari umuntu Yesu akeneye. Hari igitumye Yesu aza, kuko hari umuntu Yesu akeneye. Haleluya. Yaba ari wowe, yaba ari nge, ariko hari umuntu Yesu akeneye. Ahantu hari abarwayi ngo benshi, ariko ariko ngo hari umuntu wari uzanywe na Yesu, wari ufite akarengane, utaribukwaga, wariganyijwe. Hari umuntu Yesu akeneye kureba. Yaba ari wowe cyangwa akaba ngewe, wizere gusa mu izina rya Yesu. Ngo hari umuntu, yaba umuntu yaba wari urimo, nanjye nkaba ndimo mu izina rya Yesu. Waba ufite indwara ayimaranye imyaka 38, ni myinshi. Icyo kigeragezo cy'imyaka 38 abara myinshi. Abantu barakuvuyeho, abantu barakurambiwe, abantu barakwanze, mbese nta muntu wanakuramutsa. Yesu amubonye, iri jambo ryo ryantangaje ngo Yesu, Imana yiyitiranya amazina. Mana uranzi kandi wowe uranzirekana we. Imana iranzi, Imana irakuzi. Ngo Yesu amubonye ntiyanamwitiranye. Mwene data ibaraza wicayeho, Yesu ararizi. Indwara urwaye Imana irayizi. Ariko cyangwa Imana ikakumenya kushika no kumenya, kuko umuntu abantu baramumenye, bamenye n'uburwayi bwe, ariko ntacyo bamufashije. Kereka Yesu wenyine w'umuremyi.
ngo Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Imana imenye ikibazo cyawe kuko abantu bo barakimenye ntacyo bakikozeho. La tule boshi enema lazinema. Yesu areba ikibazo cyawe. Yesu areba ikibazo cyanjye mu izina rya Yesu. Imana Data usumba byose, Yesu akireba, amenye igihe kirekire arwariye. Aramubaza ati mbese urashaka gukira? Hariho n'akabazo. Yesu arakubaza wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, urashaka Imana igukiza cyangwa urakirwaniriye? Warirwaniye byaranze, bapfumu barazengurutse urabizi, bakoresha uburyo bushoboye bwose ariko byaranze. Ukeneye Yesu kurusha abantu. Mu kibazo cyawe ukeneye Imana kurusha abantu. Nubwo Imana ikoresha abantu ariko wakeneye Yesu kurusha imbaraga z'abantu. Imbaraga z'Imana zikaganza iz'abantu, ubushake bw'Imana bukaganza ubw'abantu. Haleluya, haleluya, Imana ihimbaza. Hari umuntu Yesu akeneye ashaka, yaba ari urimo nk'abandimo. Imana ihimbaza mu izina rya Yesu. Ngo urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu umujugunyamo. Mbese ahita aganyira umwami we, avuga ngo databuja, ahita amuganyira, simfite umuntu unjugunya amazi. Kandi Yesu yaraza akarengane yahuye nako, ku iryo baraza aryamyeho igihe kirekire. Ubwo urwaye uryamye kirekire Imana irabuzi uryamanye nabwo. Uburi bwa bwikore mu izina rya Yesu Kristo. Hari uburibwe ibigeragezo, uburibwe uburwayi nabo n'ibigeragezo, buri wese afite uburibwe bwajya asaziyeho. Ariko Imana imenagura ibitabo by'Imana mu izina rya Yesu. Simfite umuntu ujugunyamo, kandi ntinze iyo amazi yihindurije, nkiza undi antangamo kumanukamo. Yaba abantu hari ruswa yari ihari, yaba habaga ikimenyane simbizi, iyo bagatinzeho undi yahitaga amutangamo. Ni hatari kabisa. Yesu yumva ibyifuzo bye, yumva akarengane ke, ariko n'ubundi Yesu yakamenye ngo tutaratura amagambo yacu mu kanwa kacu, ngo Imana ibizi ibyifuzo byacu. Haleluya, haleluya. Yesu aramubwira ati mbyuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Imana ihimbazwe. Ubwo wari umunsi w'isabato ku Bayuda, bibwiraga yuko acishije ati dore uyu muntu, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Ngo nawe aramusubiza ati uwankijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. Imana ihimbazwe. Wumva ubugome bw'amadini yateye cyangwa icyo bita idini ribiri agatsindwa n'Imana. Abayuda b'abatambyi, Abayuda baravuga ati uyu muntu akiza ku isabato kubera iki? Nababaza, imyaka yari amaze yose 38 hahoraga ari ku isabato, kuki batamukijije? Rero iki dini nicyo kisha abantu, ariko biraje bisubizwemo. Umuntu akamara mu rusengero imyaka runaka afite uburwayi, kandi wenda hari umuntu ufite impano yamukiza, yasenga ati ntabwo byemewe. Tujye n'ibyo bakera. Ubu ntabwo abantu bakemera ko abadayimoni birukanwa mu bantu. Reka ngo umutekano mukeya, ibyo ntabwo byemewe. Abantu bakicana abadayimoni. Rero n'uyu Yesu amaze kumukiza, Abayuda ngo bitareje uti kuki akiza ku isabato? Beze bagize ishari, baba bagira ngo azapfiraho. Hari abantu bashingwa gushikamira abandi, bakagira n'ishari ko Imana ibatabaye. Abayuda ntibashimye Imana ko Imana imukijije.
bavuga ko Imana ihimbazwe irokoye mwene data, ahubwo bagiye kuburanya ngo impamvu akize. Ya uburwayi bwawe hari ababwishimira, mu bigeragezo byawe hari ababyishimira, mu makuba uhura nabyo hari ababyishimira, ariko Imana yabibonye. Kandi Imana igukiza ntijya kuri protokoli ngo ibaze, nta muntu ijya kuwaka uburenganzira ngo itabare runaka. Imana irihagije kugutabara, kandi niyo itabaye ntawe ivuguruza, ntayibwira ngo ukoze ibiki, tariya boshine ma. Imana ihimbaze mu izina rya Yesu. Arababwira ngo uwanyijije mugende mubibarize, niwe mbwira ngo nikore ubwanjye gende. Imana ihimbazwe cyane. Abayuda bagize ishari ngo amategeko ntiyemera kukira ku isabato. Ariko Imana, ariko uburere twaburagwira kabisa, akarengane karagwira. Umuntu Imana yamukijije, Imana iruta iminsi, kandi ntabwo iminsi yabayeho mbere y'uko Imana ibaho. Iminsi yashyizweho n'Imana, ntabwo iminsi ariyo yashyizeho Yesu, ahubwo Imana niyo yaremye ibihe n'ibihe byose. Rero Abayuda bumvaga umunsi ukomeye kurusha Imana, kandi abo kino gihe hari n'abantu babigenderaho, bakumva umunsi runaka ukomeye kurusha Imana. Ni ukuyoba uri mu buretwa bwa Satani. Imana irenze iminsi n'ibihe, kandi ntabwo iruhuka gukora ubumana bwayo. Ntabwo ijya ikora umunsi runaka ngo umunsi ndatabara ejo sintabara. Kandi Imana igiye gukora cyangwa gutabara ntigenda ku minsi ngo uyu munsi ni kuwa kangahe ngo ejo ni kuwa kangahe. Reka da, ntabwo Imana igira protokole nk'iyo. Niyitegeka byose. Ivuze ngo izuba ntirirase ntirirasa, yavuga ngo imvura igwe iragwa, nta bintu byinshi. Yewe ndavuga ati kuki ukiza ku isabato? Ariko ibinyama biragwira kabisa. Yewe data we, kidini kiragwira. Abantu bari mu madini rwose Imana ijya ibarengera. Ikibarengera. Ubu ngo nta muntu hano ushirirwa guhanura ku cyumweru ntibyemewe. Kavuga se ku cyumweru babwiye ko Imana itavuga, ivuga mu mibyizi, babisomye. Wahanura ku cyumweru nubwo bayivanyeho nabyo bikaba ikibazo. Ngo wishe umutekano, ngo wishe amasaha y'igihe. Barimo gusenga ibihe, barimo gusenga amasaha, cyangwa baje gusenga Uwiteka. Ariko ninde wabona baho umukuru w'igihugu ijambo ngo songo wemeye kuvuga aya masaha ngandi ntuyemerewe? Wabuze se bakaguturitsa, bakagucisha mu gikari, wanaritunyuka se. Ariko amadini cyangwa ikidini cya Satani gikiraho amategeko y'umwijima nyine. Abayuda batangazwa yuko, babazwa yuko mbese umuntu yakize ku isabato yashamukije, kandi ngo bazi Imana. Rero hari amategeko ya Satani yashikamiye abantu kugira ngo batabone Imana, kandi mu madini aruzuye cyane. Nicyo kibazo gikomeye. Imana ishaka guhumuriza umuntu ngo ntabwo byemewe, yashaka kubohora umuntu ngo reka da, tuzaza turebe, tuzareba turebe iminsi izaza. Rero ndashima Imana iyamenye ibaraza uriho. Abarwayi benshi marayika yakora akagazi kabo, ariko uno muntu Yesu yazi yariganywaga, Satani yamuriganyaga. Ikimenyetso amaze gukira Abayuda babigizemo ikibazo. Kuki akiza ku isabato kandi amategeko atabyemera? Yaba amategeko yarariho yo kuvuga ngo Imana ntiyemeye gukiza mu gihe runaka, simbizi. Ko bazi ko Imana ikora ku isabato gusa, indi minsi reka da. Nukuyoba. Amategeko Satani yakoreyemo barayoba. Kandi muri kino gihe abantu amategeko menshi atanashiraho ayobya abantu. Amadini ashiraho menshi ayobya abantu mu buryo bundi n'ubundi butandukanye. Rero haracyari inzira ku Mana itabara. Yarengeye mwene data ikamuvana ku rubaraza, Imana ikamukira ikora uburiri bwe bw'urwaye yaramaranye 38 myinshi. Ariko Yesu
ngabibonye amenya igihe amaze. Imana izi igihe umaze urenganywa, Yesu azi igihe umaze urwaye, uri mu bitaro bitandukanye. Imana izi igihe warenganyijwe, Yesu azi igihe umaze mu manza wararenganye, ariko Yesu uri umucamanza utabera. Imana ihimbazwe cyane. Mvuge ngo haleluya. Abefeso buri jambo ryiza rikomeye. Tugiye gusenga Imana. Haravuze ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira, mu mbaraga zande za Yesu Kristo. Mu mbaraga za Yesu. Ng'icyubahiro kibe mu itoro ryayo rya Yesu Kristo. Ibasha gukora cyane ibiruta. Hari ibyo usaba ku Mana, ariko Imana yakora ibiruta ibyo urimo gusaba. Haleluya. Salomo yasabye ubwenge ku Mana, Imana imuha n'ibyo atasabye. Ivuga ati ugize ubwenge kusaba ubwenge, ndaguha n'ibyo utansabye ku butunzi pe. Ikibazo dusabana nabi, ariko Yesu yatanze ntitangira itama nk'abantu. Mana ntukora nk'abantu kandi ntuvuga nk'abo. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Rero Yesu akora ibirenze ibyo wasabaga. Uyu mwene data Imana yakijije, yaba wamurengeye yishimisha uburyo, yararwaye ibishutwe umugore yamwihakanye, ntabwo nza bakwihakanye baguteranye ni benshi, imiryango ikakwanga, inshuti zikagenda, ariko waracyari ibyiringiro ku Mana, kandi ubutabazi ku Mana kuri wowe. Uwararwaye imyaka 38 nterazi ko Imana yamwibuka. Iyo amwibutse rero iracyakora, yakwibuka ikanyibuka. Worengana Imana ibizi irakwibuka mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana ntihemuka nk'abantu, ntikora nk'abantu. Abantu bakora nk'abantu, Imana igakora nk'Imana. Tolere boshi enema. Umuntu yaguciraho iteka, ariko haracyari ibyingiro ku Mana. Kavuga ngo ubuzima bwawe bwararangiye, nta cyerekezo uzagira, ntazaza uzagira. Abarabitubwiye benshi, ariko turacyahumeka kubera umugambi w'Imana, turacyahumeka kubera urukundo rw'Imana. Mbega urukundo rwatumye mfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva we, maze arazuka ngamuze nase, nagaruka zamushimira ibyo. Urukundo rwatumye itanga Yesu, bizaduhanira byose. Imana ihimbazwe cyane. Urukundo rw'Imana nirwo ruturengera buri munsi, nirwo rutuma tudashiraho buri munsi. Imaje kuvana muri rwo rubaraza, urubaza rw'uburwayi, urubaza rw'intambara, urubaza rw'imyenda ufite, urareba hirya ukabara nta nzira, ariko ku Mana haracyari inzira. Imana ihimbazwe cyane. Yarengeye Yobu, karengera mwene data ari ku bibaraza, iracyakora ibitangaza. Imana bishimirwe. Reka tugusengere mwene data, uwahorereye hose wongere ugire icyizere Uwiteka. Sinzi abakuba bakugiriye ishari ko Imana itabara, ariko bagira ishari batagira ishari, nta kizavuguruza umugambi wa Kristo, nta kizarirwa umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni muremure ku bantu bayo, abayize bakayiringiriza bagira neza, abayikiranukiye bakagera mu bushake bwayo, Imana izabatabara mu izina rya Yesu. Reka tugusengere. Abumva bacitse intege, Imana iguha imbaraga, wongere ugarurire ibyiringiro ku Mana, kuko igitabara. Imana ihimbazwe cyane. Kuba abantu Satani yarabihebesheje, mubavuga ati imyaka basenze, igihe basengeye biki n'ibiki, Satani agezana impamvu imbere y'Imana ku bantu. Kavuga ati igihe wasengeye, igihe wagize gutya, igihe wazamuka imisozi, mbese akakwereka ibyo wakoze byose ku Mana ntacyo bimaze. Eka da! Imana igomba kubireba, niyo y'agaciro kurusha ibindi byose. Yesu amenye kuri umuntu arwaye, ntago Yesu amubwiye ngo amaze igihe kingana iki, yabimenye. Nayo Imana irabizi rero, uko izagutabira kuzi, abanzi bakurwanya, bose bakurwanya, imiryango iguhiga, Imana irakuzi ko izagutabara, bazaruhira ubusa. Abaguhagurukiye n'abakurwanya bose bazaruhira ubusa, kuko hakiri ibyiringiro byo gutabarwa n'Imana mu izina rya Yesu. Imana ihimbazwe. Reka dusenge, kongere
ugira ibyiringiro ku Mana kandi uyizere ko Imana igitabara, Imana ibishimirwe. Icyambere uyumvire ukiranuke kuko Imana izakugirira neza, Imana ihimbazwe. Uve mu dafite umumaro, uve mu byaha, uve mu ngeso mbi, wumvire umugambi Imana, ugende mu bushake bwa Yesu, Mwuka Wera kubashe kandi agushoboze mu izina rya Yesu Kristo. Mana nziza Uwiteka, turagushimiye amasaha y'umugisha kuri mwiza mu ijambo ryawe. Tugushimiye Unyagase kwakira ibyiringiro hasi cyane inzira nyinshi, ngubasha gukora cyane ibyo dusaba, ibyo twibwira. Twibwira yuko watabara rimwe bikareka, twibwira yuko bitagishoboka, ariko ku Mana birashoboka. Mana, ikidendeze twahezeho, hari amabaraza bwo kuba bwahezeho, hari abaheze ku burwayi, abaheze mu bigeragezo, hari abenshi batemwe n'amakuba, ariko Yesu bagire neza, bagaruze neza yawe, batabare zomini foremando. Hari abadashaka ko batabarwa, hari abashikama n'amateka y'abademoni mu madini, abo bose ukubita bitavuga Imana ku buzima bwabo, mu izina ry'Igisozero bacira inzira, bagirirwe neza nawe, ngo bagire neza, bavane muri twa bwa Satani, mu izina ry'Igisozero wiri moshi enemando zekota, baye kongera gutoha, baye kongera kugira igikundiro, baye kongera kugirwa neza, baremeye ibirori lasorema wagaciro batawe, mu izina zorete were moshi enekidefo, ndabasengeye ko kwiza kuwiteka kubarengere. Urawe turagushimiye kuguremya amashimwe kandi ubarwatse nk'Imana isuma byose. Urakoze karuvanye kwibaraza, urakoze karabukije barwaye, urakoze karabohoye, urakoze karagugaruye mu ibyiringiro. Turagushimiye byose wibuka ushaka nk'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana umugisha bagene neza, nagaruka mu ijambo ry'Imana. Shalom, shalom.